noneho mbomore Emirene wijanditse muri iyi game ugenda yava Montreal igitaraganya agahostinga Rocky akamukura mu masoni ntatubwira ibyabaye baratizinze igitaramo bagitizinze kabiri gipfa nimba Emirene yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda twese twitsa ku izina ngo umugore akajya guhostinga basikayito bakajya bitsa ngo nge nabonye n'amafoto yawe n'umugore mwifotoje amanitse ibi byari bifite ahantu biva ntabwo ari ibintu byari mu kirere kandi koko hera kuri uwo mwamikazi umuhe kode kuko niwe ndi bukoreshe cyane ni ukomeye ntabwo Emirene yabonye green card cyangwa se yabonye ngo yaratashye ngo ubukwe bwa kareka yahawe invitation kandi agiye mu bintu by'umukunzi bagombaga kugira imishinga bategura bakayishyira mu buryo nyuma yuko ngo hari ibintu byari byabereye kandi uzika amafoto agenda agafera abazungu. Aha rero niho ngiye kwinjira mu byago bikomeye Emirene yahuriye na Montreal gikada nyine ibyago bikomeye yahuriye Montreal aba umuntu wa mbere uciye agahigo ko gusohoka iminsi 5 bagahita bamugarura ntago yigaruye ndagira ngo dusobanukirwe neza wiki ntago yigaruye Emirene surajya mu bivuge gute Emirene yahuye n'ibyago ubwo ninjiye Montreal muri wa mugina babwiye wabyumvise ko Montreal ubureba he mu mujyi w'ababiliyoniya rwose babihuje na Toronto wasobanukiwe Emirene aba bavandimwe batatu ubwo nageze kuri Queen Nene nibo bagize uruhare kugira ngo bakodesha ahantu yabaga ariyo ya video ubwo ndi kubibutsa hahandi Dumba ya Musanze ngo amuzindukiye ngo ari kumva ngo ba Vestina ngo ararabumva mu mabafuri hariya rero nibo bari barahamukodeshereje ndajya umuze kunyumva neza nibo bahamushakiye nk'umuntu wabo kandi ntago agomba kuza araraguzwa agomba kuza nanone nk'umustar afite mako kantu adahitira mu ngo za Badumba yagombaga kugarida ko kantu kandi nanone afite ibiceri cyo kintu tucyubahe tucyumve ariko akaba hari kope yabaye hagati ye na Queen Nene business wise ibintu byose byari byiza until Fabian ahindutse ahinduwe nande ubwaho ninjiye muri Enzo rero umve Enzo yinjiye maho ngaho Enzo ngaho niho azira igitendo kirabaye abantu bagiye ku kamera gari ya moshi ariko nkumuye birarangiye bagiye kunywa kamwe jugujugu birarangiye Fabian amenye inkuru arababaye nyine of course ariko noneho hari mugenzi wabo wa gatatu twise Enzo kumbi Enzo ni umu businessman uteye ubwoba inshuti yakadasoka bajya kwishyurana imisoro ni Safari Agaba wa manager wa Yago wa Big Energetic aho ngaho tangira wumve noneho ko twinjiye mu nkuru nyamukuru ubwo reka mbanze nkwereka icyo kizungerezi kwanza Irene yagiye kujya kwifotoranya nawe bapanga iyo mipango urebe nimba kiri ku rwego rwe nawe ufite ijisho nawe uri umusiniya uri umustar jara urwego rwa Irene ntimwabanye ntimuziranye se oya kwanza abanza urebe ubwira abantu bawe kuri jarasi tujye tureka ibintu by'ibihuha duheraho kanyizuminge gutya babanze kwanza kugira nawe atsobanukirwe baranyangira iki ndara nicaye se bo niba baryamye nohoza aya makuru cyangwa mba nayarose mu oya nyinzuminze gutya byibuze nawe akabanza kireba hiyi kanzu. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko aho muherereye hose kwisi mu mpande enye z'isi ndetse na katikati mwese mumeze neza cyane muri amahoro. Turabashimiye rero gukomeza kutwereka urukundo twizere ko weekend yagenze neza ariko kandi mutangiye n'icyumweru neza. So rero nkuko mumaze kubimenyera kenshi tugira gutya tukaba duhuye n'uyu muvandimwe mubona kuri kamera akagira gutya kwitereka ubundi akabomora murabizi ko kuri breaking news arindwa mubi. So rero uyu munsi nabwo nubwo ikirere ejo cyari kimeze nabi ariko n'uyu munsi hamwe na hamwe cyabyutse ubona ko kimeze ukuntu ariko byo ntibyabuza umukada n'ubundi kwigaragaza nk'umukada. So umukada umeze ute andi makuru? Urakoze Papa Kamba aka Jalas
ubwo hari izina ryo mu buzima busanzwe n'irindi zina ryo mu kazi. Nanjye ndishimye by'umwihariko iyo dutangiranye icyumweru nk'iki ngiki kandi tugiye kuganira amakuru ya showbiz yimbitse, nanjye biba binshimishije, ahandi meze neza. Ariko kandi tunatangirana n'ingamba nk'uko twabivuze tuti tuba tugomba kugendera ku mirongo migari. Umukada ndizera ko nawe ubu ngubu watangiye gukurikiza amwe mu mabwiriza ya minisiteri nyuma yo kubona ko icyorezo nacyo cyatangiye gufata undi murego. Buriya iyo minisiteri yinjiye mu kintu igakonfirima, ngewe mpita mvuga nti ibintu bihinduye isura. Kandi wabonye ko Amerika nayo yamaze kubwira abakozi bayo ati nyaboneka mugume mu rugo mukoreraho muri ibindi ababakenera baza mu ma interview bamwe ba Pamela zimwe watubwiye ubu zigiye kuba zihagaze. Birumvikana, reka tunashimire n'ubuyobozi bw'igihugu, leta by'umwihariko minisiteri y'ubuzima. Twabanje kubona ijambo rya Sabe minisita nawe abisobanura, ariko kandi nanone dushima igihugu ko tugenda dukataza mu bikorwa remezo, by'umwihariko laboratoire ishinzwe ibintu by'inkingo z'ibyorezo bikomeye. Ubwo rero nacyo ni ikintu gikomeye, tuba tugomba kugira icyizere tuvuga ngo covid twayitwayemo neza, ariko nibi twiteguye ko tuzabisohokamo neza, kuko ntabwo byadutera ubwoba. Buriya covid kubera yaje ari iya mbere, ubwoba bwaratwishe, ariko ibi kumva amabwiriza, kumva niyo n'agace runaka kabonekamo case guhita tubyumva tukamenya uburyo tuba, ni ibintu twamaze gutozwa, bizagenda neza. Nyine tunizera yuko nabonye n'abantu batangira no kuvuga na lockdown ahantu hatandukanye, wari ubikomoje ambasade. Abanyamerika bo ni imbere cyane, barabanza kandi nyine baba bashaka kudakora ikosa na rimwe. So rero Umukada ndi kubona uyu munsi waje muri yero, na yero ndabona yiganje pepa. Oya ntubyitiranye na yero pepa, ngoma mu rugo. Ariko umuhondo wo wiganje, ndizera ko uno munsi zitari bukamwe umuhondo. Oya na marindira, tuje mu marindira nyaboneka. Umuhondo tuba turi muri gospel. Hari ubwo se tujya muri gospel? Hari ubwo tujya muri gospel? Muri gospel ubushize ubitubwiraho, wari watubwiye kuri Mbonyi. Mbona abantu bari kuvuga ngo Mbonyi ngo kuba atazajya muri arena ngo ntagashya, ngo azajya mu mahoro. Sinzi niba hari ikintu gishya wenda watubwiraho wenda muri gospel, ariko hari ibindi biro batubwiye nkabona abantu bari kubyibazaho nibera. Ubushize se gospel twari twagiyemo ndani, twagiye muri gospel. Abakozi b'Imana se oya dutangirana ubwo n'ijambo ryo muri tushake nk'umurongo nk'igice turi bugendereho, nimba ari muhitamo nge mitemo se. Ubushize twavuze kuri Mandela. Mandela arakaririmba afite keza. Ese Mandela waramusobanukiwe? Ubushize numvise umuco wo hejuru uherereza mu byafutu. Buriya muri gospel amaze guca impaka nuko aho yagiriye muri Amerika yasubiye inyuma, ariko nawe ari mu bantu. Buriya Mbonyi nawe akunda kuririmba indirimbo zifite ahantu zihuriye n'imirongo yo muri Bibiliya. Buriya ni nako na Mandela ameze. Twagiye mu isezerano rya kera. Nta kibazo. Wajya muri Nahumu, wajya muri Zakariya, wajya muri Amosi, ureba ingoma iza mbere iza kabiri. Ingoma kabiri dusanga harya ni kabiri ni rimwe bimika umwami Dawidi. Ugasanga hari igihe umuntu aba afite impano cyangwa se yiyumvamo ububasha, ariko ugasanga ntago ari we bari busiga amavuta, havuga ati jya kureba wa wundi wo hirya iyo ngiyo. Ibyo bintu nabyo tujya tubimenya. Tugenda urebe wa wundi uragira, aba ari we muzana umwe umuhererezi. Abantu bateshejwe agaciro. Nari ngiye kwinjira mu cyanditswe ati ibuye ryagize gute jara mwe abubatsi banze. Ngayo nguko rero ubushize twari twaganiriye kuri gospel, challenging ngo urebe ko nyibyibuka. None se ko wataye tugiye kwinjira mu bavandimwe. Abayumbe nibo bakubwira ngo iyo utagisenga baravuga ngo warataye. Ariko ntago nabandi ku rwego rw'umwana w'ikiraro. Ariko konja
umubyeyi aramwakira nka ya matarano bahaye baba ya matarano yacu dukipinge ko yaka kandi abanyarwanda bari kugenda babyakira neza by'umwihariko ibiganiro byanjye nawe. Reka rero duce kuri gospel gatoya. Nari nzi ko tuganira kuri showbiz. nta kibazo rwose ariko babura gospel harimo ibintu byinshi wibuke ko na Gahonga yuri kuvugwa nuwo muri gospel. Aya ndaje mukubaza siwe mufitanye uburambe bujya kuyingayingana se we ni 2012 nawe ni 2000 oya ni difference y'imyaka 10 ubwo ngewe uratiripura ni wowe bumuvuga Gahonga yari yaraje 2000 yaje afite ingahe oya ni ubuhamya buhari uzi yari kwikunkumura yahuye na Philipita bavuga za 2000 tukayongo we yari ahari aba we oya amaze igihe nabatonzi bagiye Abaruwi Nazariyo David Damavuba atarajya muri kani yarogogaga muri game ari n'umuntu uvukira muri famille bimwemerera ku myaka mike kuba uri connecte ugize gute yego. Ubwo rero warukomoje kuri Mbonyi none si ikiganiro waruvuze ngo ubushize twavuze kuri Mbonyi ko atazaririmba ubushize sinabivuzeho ahubwo umenya yenda ari ahandi nabi warabivuze uvuga ko BK Arena uri kuvuga ko James na Daniel bajyaga bamubekinga ubu batagihari ariko unavuga ko kuri 25 kuri no nshuro ngadahari ariko bivuze utambuka nkaho ufite donido nagira ngo nyine nyaruke ninjire mu yindi mirire ariko nimba ushaka ko tubyinjiramo twabyinjiramo neza abakozi b'Imana bongere baturebe neza ibi ni ibintu twabayemo ubushize nakoze iriya nkuru mvuga ngo nerekane tushe uko nabibayemo hari n'umuntu w'amakuru ukabona nyine ari kuvuga nk'ibintu aborokora kera nibwo abantu baborokoraga ariko njye nagira ngo mbivuge nk'umuntu wabibayemo kandi twese tuba dufite dini tubarizwamo aho tubarizwa. Ubwo rero nicyo zararume waragiye uzogoga n'iki hari umukobwa mwaganiriye numva muri kuzigarukaho ko ngo ariho hantu mufitanye amateka oya ni ikiganiro ngo mwerukana ngo zararume ngo waracyumvise se oya cyane ariko iyo mbigezemo nararume mba numva nakumiramo gake kuko ararume ni ministeri y'abakire y'abasiniya ariko nanone yatangije ibintu by'amarekritoma ndabyibuka abantu barekrise muri Rehoboti yaratublessinze turayikunda abantu benshi bari kudukurikirana batubwire itangiza ibintu bya rekritoma none bigeze habi bigeze ahantu habi bigeze aho healing worship team icikamo kabiri bihereye kuki bihereye kuri abo ba Kibonke nimba Kibonke yari yarateshejwe agaciro muri healing bakamwicaza bakamukura kuri piano bakazana Merci umve ya rekritoma bari bafite Kibonke baramwicaje bazanye umucuranzi Merci ugendana n'ibisirimba bigezweho Kibonke we babonye ko bakoze icyano baraje baravuze ngo bamugeze perezida udari active utagaragara hari undi uri kuri spotlight wiyicariye hari akubyuma ibyo se bivuze nka bya bintu byo guhagarika urukiko kuri ya radio umwe bafashe umunyamakuru bagahita bakamugira umuyobozi Fabrizio wanjye sha ntukomeretse twinjiye mu byahishuwe katujye mu urugero yego bagira ngo tuganire gospel nk'abantu bayibamo nimba bazanye Merci nawe bwarakeye wumva ukuntu Imana itarenganya nawe yibonera move yande ya Papi Clever ubu ni umucuranzi wa Papi Clever na mubekinga ana mubaki ye Merci Kibonke reka nze nkubwira ibye nyine n'urugero mba nkomoje ko aho twashoreje ubushize bazanye bari bafite Kibonke yapfaga kumanaginga aba Peter na Bakadogo baramwicaje bagiye kurekrita ntago wumva rekritoma uri kumva jara naho n'urugero nari nifashishije kugira ngo nenga amarekritoma aho yahereye kuri zararume ariko healing niyo yatangije ibintu bya rekritoma nyine nibyo nasobanuraga kuko yagiye kuzana aba Kadogo se yari muri ntago uzi ko yaririmbaga muri Kingdom urabizi none se ntago Diane yari muri True Promises iyobowe na brother we
Tresoro none Healing yafashe ubwo nagira ngo ngere ku bintu byananteye ubwoba muri Healing igeze ku rwego ijya kurekirita umucuranzi bari bafite Kibonke baramwicaje ko na Mercy ari mubi yari umusiniya bazanye Mercy urakoze cyane Mercy aramwicaje ariko babonye ko umusiniya Kibonke akenewe guhabwa agaciro bamugarura aba perezida wa korali. Ibyo se bimaze iki? Hari umwana uri kuri stage hariya bidateye kabiri. Papi Cleva nawe nkuko nakubwiye indirimbo za Okovu sinabisobanuye ubushize abarekirise Mercy. Ubu Mercy niwe wiririmbanira na Papi Cleva, niwe bazengurukana, niho ashyira imbaraga. Urumva yahacuranga kimwe no muri Healing? Ntabwo bishoboka. Izo ni za rekritoma zangije abantu. Nkagera kuri Gitwaza rero nkavuga ati nawe ararekirita. Nitugera ku kintu nanone nta muntu uba mutagatifu 100%. Nawe ikintu cya rekritoma numvise gahunda afitiye Kibonke Kadogo Diane we yaramurangije banazanye muri nyine iyo muvoma n'uburyo bwiza nanone bwo kongera imbaraga, ariko hari abandi babibona mu buryo bwo gusenya ahantu waruri. Icyo kintu nacyo tujye tucyumva, ariko nabyo ni byiza kuko ndumva birimo gahunda yo kuzamura abakozi b'Imana. Kuko Healing none ntiyacitsemo kabiri se. Kibonke baje kumugira president biza kurangira banavuze ati ariko se umuntu dore ntari kwigaragaza haragomeza abe perezida gute, bashaka kumukura ku buperezida. Niyo mpamvu Healing yacitsemo ibice bibiri, hari icya Kibonke, hari n'ikindi gice cyabo ba diaspora ni faranga riri kuza rigisapotinga. Navugaga ngo abo bantu birirwa barekiritwa, ibyo navugaga urumva ufite amafaranga ni urajyana abakozi b'Imana koko. Navugaga ni abantu Julien amaze kurekirita mu byavu barebe ubambwire. ubundi narahanyuze umva urubyiruko yacuritse ikibuga ngaho fata ijambo. Aho rero niho hatangiye kuntera ubwoba, bisaba ngo tujye tugendana n'ijambo runaka tuvuga ati se ko nanone harimo ibintu byaba ngombwa ko dukumira, nanone se niba dutunga ibiganza niba tatu blessinga biragenda gute? Buriya rega umukozi w'Imana yanakuvuma ntacyo ndi kumva. Arine Gahongayire yarikoroje narakubwiye ubushize naje mu mwandiko mubwira ukuntu yashatse kwigira marayika ahosha Emirene. Emirene muri ronchi ya Vestina na Dorcas Emirene abaciye urwaho mikoro. Nigeze kubabona muri The Choice ari guhosha ahora ko bigendemo neza uri umunyamakuru. Ahora hosha kandi kuri kamera kuri mikoro, ariko ngo mu buyobozi ngo yasigaga atumye ubuhe butumwa mukegete mutanga ikigwa, ngo yavuga ngo mutanga ikigwa, indirimbo zibaye icyabiri mutanga ikigwa ukadajya kabisa ngo yasigaga avuze ngo mukegete oya bitambuke niwe muhuje experience bitambuke. Yakinnye filime ya Papa Samwera na Mama Samwera Ikigeragezo, ashaka kuzana indi ngo bamubwiye ngo yarahitinze, kandi koko yarahitinze. Abateguje pranka yindi abayishyizeho rwa runtu rw'indi se wabibonye? Ubwo se we sirutwitse yibutse tangira kumuzana kope ngo za GoFundMe mabamo ngo abana sabira inkunga ngo agakegeta akaza muri kese y'ibihumbi 100. Nawe fata ijambo, najyaga mwumva rwose, najyaga numva bamugarukaho cyane no mubyeyi bamugarukaho, ariko najyaga mbona posting ibintu bya Ineza nkagira ngo imbuto z'umwuka zaramucengeye. Nagusomeye Abagalatiya ndahanga wabatesheje agaciro, wiyumvira Yohana n'ibyahishuwe. Nabatesheje agaciro neza. Buriya muri cya kiganiro cy'ubushize vuga ati Satani yahuye na Yesu mu butayu abatangiye kumuhata ibibazo. Nashatse gutambika amakana atari ko se kubera iki Yesu atahise amukegetera mu butayu. None se reka nkwaze Arine Gahongayire ko nabonye umukozi we, hari abantu bari kudautinga ku nkuru ye akavuga bati ibi bintu uri kuvuga kuri Arine ko tumubona
mugani ingeso nziza kugira neza narabikubwiye wiyumvira inkuru yo mu byahishuwe ya Yohana ngo ukuntu yanditse ibyahishuwe ngo hari ibibugu byamutamiye ngane ngutereshe imetero uyu munsi kuri no ncuro bimwe byakaregeye ntabwo nge nigeze atera imetero kuri papa warine ngeze ukuri sinebo oya sofata mikoro umva kandi yamuteye imetero avuga ubukire kuva kera 2 ngo 2 yarinjiye muri game avuga ku mukire papa Warine Gahongayire ariko aka kanya ngenda shaka kuguteresha imetero muri showbiz ubwo no kugira ngo ntabwo nuko nta gashye ngiye mu byo ngiye kukubaza ariko ndagira ngo nkubaze ubumbetanyirije ku makuru wagiye wumva kuri Arine ibintu no mukozi yamuvuzeho wabiha amahirwe nkana iki ugendeye kuri analyse yawe muri uwo mujyo nari mvuze urakoze cyane tubirebe na reaction z'ibyari bimaze iminsi bimuvugwaho yarananutse abantu bamwe bakanazana ibinyoma no gutwika se ni kanseri se ni za ndwara zidakira se bakamuvuga ndabyibuka mu kiganiro yakoze kwa Irene sinabonye Irene yandikaho ngo presizoma muri tit nababwiye ngo mujye mujya kuceki baba we umva kandi none urongeye tubigendemo hejuru akojara rega turi muri gospel nge nsora oya fata mikoro nsore muri gospel ninjire muri showbiz nese abakozi b'Imana nubanyangisha te tumenye umujyo tubagendamo oya wibanze nuko nawe ni ibintu abamo ni ibintu akunda tukumva ngo hari kope yagiranye na Yago akagira n'uburyo mwita ngo umubyeyi we tukabona ngo hari kope yagiranye na Emirene ukabona niwe bari kwirirwa yirukanka inyuma ukabona Sabewe n'ibindi ngo na za GoFundMe ziravuza ubuhuha akagaragara muri ibyo bintu kandi nyine ni za mbuto z'umwuka wera ziri mu Bagalatiya bajya no gufasha bagahuruza za kamera kameramani we yitwa Buduru bagahuruza za kamera bakerekana mu buryo bumwe hari uburyo baba bigisha banakomeza imitima y'abandi bihebye cyangwa banigisha mu bundi buryo nanone si byiza cyane iyo detaye zose uzerekana ufashije no mu nzira ukabikamera mbere aho rero kugira ngo mbumvishe Arine Gahongayire ni umuntu nawe wagiye agaragara muri polemique ntago yatinya kuza ngo abanza azana igihuha kinda kandi dahari nyina sobanukiye showbiz ni nayo mpamvu ayirambyemo ariko nanone usibye kuri kamera nta handi nanone twavuga nyine nanone kakajwi keza gatyaye yego tubigendemo neza ariko ndibuka ko hari ibihuha byize kuza byo bimuvugaho ko bitagenze neza abona Knowless oya by'umubano sibo bonyine none se Knowless buri inshuti Yarine Gahongayire ubwo ngiye no kubomora bihangane buri inshuti Yarine Gahongayire buriya yari umuntu bitande aba we kwakomeye Everine Umurerwa none yamukuye Everine Umurerwa uwo inshuti ya mbere ya Knowless nindi Everine Umurerwa ndagiye mbibutse back in the days ubwo Gahongayire yabonaga ikiganiro azakora ku cyumweru kuri RTV kope yayihawe nande ninde wabimugiriyemo Everine Umurerwa ni byinshi abantu baba bahuriyemo yenda twavuga twababwira ariko Knowless buriya bagiranye ibiye bikomeye na Kina Music byibuka rwose yabakubise pifura bwo uzamutunge mikora barapera imbona ukorana nabo sukorana nabo se mubaze se ibyabakuye muri Kina Music yaviriyemo rimwe nawe za n'indirimbo nayo bamuhaga mu bipengere ariko Arine Gahongayire no kuri hari igihe wumva umuntu ukabona umuntu nanone ni innocente sarabeshya ese reba n'uburyo ari kwiyexprima ese koko nibyo ese ibi bintu ariko nizambuto none se tuzatubabeza kuri kamera cyangwa kuri mikoro ahandi baba we nawe fata mikoro jara ndagira ngo mbabwire ngo uyu bita Arine Gahongayire ni brand ambassador mu bijyanye ngo ni ibintu byiza ni ibintu bireba igihugu ni ibintu nanone biba bifite amakuru sobanure bayita ni branding igihugu mu rwego rwa diaspora nubwo hagaragara abasebye igihugu nanone tugaragare twerekana ibyiza by'igihugu aho tugeze bayita Rwanda my home country protect the brand ikaba ifite ba brand ambassador babiri umwe na Arine Gahongayire undi ni Intore Masamba twagiye twigira muri izo breaking siko numva ari nari umuntu munini ibihumbi 100 umuntu munini 100 mani ibaze
ibihumbi 100 ko kujya kubivugira abona ariko hari ibintu bibiri muri ra nkuru byambabaje. Ikintu cyo kuvuga ngo yamwitaga ikibozi, icyo kintu cyo numvise kiremereye. Ndavuga nti nubwo waba utari umukozi w'Imana biragoye. Ubundi buryo ni nko kuvuga ati wewe wari experience yumva na kariya kantu uriya mukozi yavuze ngo yajya kubwira ngo abantu ngo inzego ngo ndavuga ngo ribu ngo mukubita umuntu, ariko se ngo nibyo bihumbi 100 ngo nyuma byaje kuboneka. Oya birabibyuye utaza gusiga ubwiye abantu ngo hano umuntu ukosora kandi byaraje yababa we. Oya jara nawe jya umenya ukuntu n'ukuri gospel tuyigendamo, ariko tuzatera isaro kuri iyi mihanda mana yanjye. Reba inkubiri twari tumazemo iminsi y'amavideo, ubu noneho ubu buri muntu wese ibyo yagiye avuga bigiye kuzabimugaruka. Uzi ko uri no kubivuga ku muntu yenda uzi ko yenda atazagaruka cyangwa atazabona mikoro cyangwa birababaje. Simamya ko ari yari expecting ko umuntu nkuriya yakoreshaga yazaje kumuvuga kuri ku mihanda gutya kabisa. Cyane ubu nawe nyine ari kwicara akiga. Biriya bintu mbere ya corona byigeze kumbaho, mura n'umuntu nka kuriya wakoreraga umuntu barageranye ibibazo, dukora ikiganiro ndumva icyo gihe twakoranye ikiganiro kigeze hejuru mu masaha 3. Ndakireba ndacyumva vugisha wa muntu yari yaragiye muri Amerika. Ndavuga rero aho ngaho uri muri Amerika umenye ibyo wasize ukoze, muhaho gato detail. Abana iki kibazo gikemure mu maguru mashya. Iyi nkuru ntago yihutirwa kuko yari yavuze nakari muroro. Urumva umukozi wawe mu rugo umvisha uriya ko yagerageje kwifata, hari aho yavuze ngo hari ibyo ntavuga, we none ibyo atavuga yari yabivuze. Ari muri sekira muri showbiz ntabarizona reka muvuge none turacyari muri gospel, twigumire muri gospel. Ubwo nari mba nzamutse rega. Ndagira ngo abakozi b'Imana musengere Healing Worship Team yagiye to blessing iririmba indirimbo zikomeye. Iyo nje nka breaking ngo na Peter bagiye kumujyana nubwo bari baricitsemo ibice bibiri, na Kadogo agiye kurekiritwa na Gitwaza, which is not good. Nicyo kintu nenga Gitwaza nanone ubusenya handi wakaremya bawe bakagira iyo mpano. Ariko ubwo hari ukundi muri gospel babibona, yenda hari igihe nabo baba babona ari umugisha babonye wo kubona iyo rekritoma. Ariko musengere Healing, burya niyo umuntu yari president Kibonke na mukomojeho bagashaka no kumukuraho akanga ati nanjye ndakabye. Nukuvuga ngo umurimo w'Imana rero haba hajemo ibintu bikomeye, kandi noneho yaratakaje na akariba atakiri kuri ya kariba none yigezweho. Urumva dusengera abakozi b'Imana n'inzambigeraho gezaho mbanze nkubaza ibinyoma byawe. Oya uretse gezaho mbanze nkubaze ibinyoma ngo unaseke. Oya gezaho mbanze nkubaze ku binyoma byawe nyine. Uretse mu nkuru y'ubushize. Oya nawe mu nkuru y'ubushize uvuze ibyo kugenda abantu batandukana bagira ute bagenda bajya hanze. Nibuka ko watubwiye ibintu by'igenda rya Dorcas na Vestina bajya hanze y'u Rwanda. Utubwira ko bagomba kugenda muri Nyakanga, tugeze mu Kwakira bakicaye i Kigali. Utubwira ko Emeline yakodesheje inzu amezi 15 niwe wambwiye ubushize harya. Umbwira ibintu nta na kimwe nigeze mbona gisohorera Montreal umukada. Vuga neza ijandukure nawe ijandukuraho. Tuzaba dutandukane n'ababandi bose baza bandagaza basebya. Ntacyo nijandukuraho. Uratinyutse mbega inkuru iyi nkuru ntacyo nyivugaho. None si inkuru kwiteye ubwo. Ejo wundi naraguhostinze. Noneho nyuma tutaratangira ikiganiro nibwo nakubazaga ese abantu babyakiriye gute, ese nge nkomeza nkuhostinge, ese ni wozajya uguma aho ngaho. Hari ukuntu nyine uba ukeneye kumva feedback y'abantu. None iyi nkuru urumva nayivugaho feedback ikaza ari iyi. Emirene se si umurokore? Si umuntu se wowe uninze brand is blessing igihugu. Uzi Vestina na Dorcas iyo batangiye bavuga ngo ibuye ryo kwizera barigize gute. Nge nemera simpagarara.
ndaharanira kugira oya simpagarara umukada simpagarara ariko iyi nkuru oya umutakase nakuva niyo yagenda ntabwo uranyarutse jari iyi nkuru iteye ubwoba njyewe uze kubwira abanyarwanda nimba ariyo twinjiyemo ubanze tumenye gospel iteye ubwoba uzi ibintu byabaye se kuri Emirene ntabyo nzi byaneye ubwoba ni ubwa mbere twari tubonye uruzinduko rw'iminsi 5 ku mugabane wa Amerika cya Canada cya Buraya hariho hose uzi ko niyo wajya i Burundi atari igitaramo uzi ko utamaraho iminsi 5 uzi byabaye uzi amahano yamubayeho reka ariko Irene yatumye aturumbuka igitaraganya uzana Donido apana kwidefana none se yaturumbutse muri iki gihugu si ni mu bantu bavuze mu bambere se inkuru ya Emirene none se inkuru z'aba diaspora koko mu mboni zawe ntago naciye impaka bwira abanyarwanda oya ndabibabwira nubundi ariko uretse gato inkuru watubwiye ubushize waratubwiye uti Irene aragera Canada agaruke afata abakobwa ahita agenda kandi azagenda amareyo amezi 15 iryo kwanza se nta mezi yakodesheje inzu amezi 15 ibere nouvelable nawe wakodesha inzu ukabutanza 3 asekiriza nta nubwo harimo no guhitagaruka ibyo ni ibindi mbyinjiyemo nanasobanura n'impamvu yagiye mbere iyo nayo nindi keyword iteye ubwo mutamenye urayizi se ntayo nzi none nyine tubwire twinjire mu nkuru se tubwire nyine none kwisebya Emirene iragenda gute mbe ndetse gute inkuru isebya ntabwo ari umurongo wanjye nanjye ntabwo ari uwanjye ibimusebya wabyihorera ariko urugendo rw'iminsi 5 mu gihugu cy'isezerano usize urekirise taza kunshyushya turi muri gospel arekirise umukozi umwe uri kubumva abakozi babiri bari abakameramani umwe ari umukameramani undi yari ukagenda witeguye ufunze bagage koze shopping anarikodinze n'ibiganiro mbere nta biganiro yarikodinze mbere n'ubundi uretse gato n'ubundi uwo mujyo Irene arawugeraho kuri kodinga ibiganiro akabibika ngiye hari ibiganiro njya mbona bimaze nk'umuntu bakoze nkongera yari yariteguye ahubwo tubanze tuvuge ngo niye mpamvu yatumye agenda mbere ni he bihurira n'umugore abantu bavugaga ko yarongo yamujyanye duheraho yenda ubimbaza mbisobanura ariko amakuru ari buze kuba mabi kuri uyu mukozi w'Imana wowe uninze brandi z'abakozi b'Imana kandi none amprise twari muri gospel oya umva nkubwire uretse gato tumanuke sibyo niba ari ibisebya ari bimusebya none se sibyo reka uretse gato nyine niba ari bimusebya ntabwo nashyigikira ko tubikomeza none se urumva yarageze ku ntego ntabwo yirase ntabwo njya mutororinga ahangaha ajya kwerekana za gari ya moshi yego yigeze abwira abantu ngo ndagiye ngo abirateho aho rero hambaze nkubwira impamvu yari afite ubwo bwoba compared n'abandi yabonye ibyangombwa gute niye mpamvu atatizinza nk'abandi baba bikomanga umuntu yabonye green card umuntu yagize gute ibyo bimbaze ngaho anzi kari kunakumira ndabizi ko gukumira ubizwe amaze iminsi inkuru zisebya kandi se yo murongo wacu ariko iyo umuntu akunzwe nanone tujye tumenya ukuntu iyo brand tumenye ibyo tuyivugaho tugire gute kandi uyu mwandiko ndamutse mwinjiyemo wakwisangamo abantu bikomerezwa nimba abantu ngiye kwinjiramo bashatse ku blessinga Emirene aribo batumira Bruce Melody akava mu Rwanda akabagiye kujya Canada bakajyana Platini P bakenisoro bakaba aba badumba batafungura udushumi abo bantu nugupfa kubavuga urumva brand bafite urumva abantu bahesha visa ndagira ngo nkubwire ko Vestina na Dorcas bari bagiye kuririmba mu kabari nk'abandi bose ariho hantu hazamo keyword ivuga ngo Emirene byabanje kuba mbere umwaka ushize noneho arabyanga avuga ngo sinabaha abana ngo bagende ntimumenye impamvu ayo magambo aza atinya gutanga abana nuko ari amaboko atizeye ni amaboko aba muri sekira nayo makenga nawe abibwiye abo barabyumva bigenda bite iyi ni bombe kandi turi muri gospel
watangiza uvuga ngo ni gospel tugendane n'abakozi b'Imana Vestina na Dorcas. Deja Toroma yatangiye ubwo baburaga niyo Bosco. Bifu ziratangira yago yamujyanye hehe Gisiri. Oya none se ubwo kuba umeze nk'utari kubyumva utangara. Uyu mwandiko reka nkwereke rero kugira ngo bize gusobanuka neza. Nyemerera abasiniya batatu bagaragaye muri uyu mwandiko wa Emirene tubahe code mbone kubomora. Twagiye tubibona muri za Miss Rwanda ngo amakode, ubwo shaka kode eshatu. Umwe ni igitsina gore atangizwa na undi ni umugabo cyatse nana bomora nkavuga ngo ni umugabo we tangizwa na fa, undi nawe ni umucuti wabo nawe w'umushoramari. Bahe kode abagabo babiri n'umudamu umwe turamwita umwe atangizwa nana, ubwo wana turamwita nana. Oya shaka abantu batari muri game, ubwo se abantu ngomeje mvugana na bakajya no muri City Med. Okay, ubwo turamwita mubaye hose muri Belgium turamwita umwe atangizwa nana, undi ni fa, undi ni e undi w'umuhungu ni atangizwa na bahe kode kugira ngo tutaza kugira ibyo twangiza kuri business zabo, kugira ngo bataza kwisanga mu mwandiko byeruye. Noneho mbomore Emirene wijanditse muri iyi game ugenda yavimore yari gitaraganya gahostinga Rocky akamukura mu masoni ntatubwira ibyabaye. Baratizinze igitaramo bagitizinze kabiri gipfa cyagombaga kuba muri uku kwa batanga kode nkwereka icyo bya bintu ziko bikomeye biteye ubwoba. Turatanga n'abandi bantu. Oya ngewe numvaga icyo ngiye ikintu hanini nshaka ko umbwira ari cyabaye kugira ngo ibyo bintu bitaba ko wa breakinze, ariko ubwo abo bantu ubwo hari narabeshye n'inkuru maze ku breakinga muri iyi showbiz za diaspora. Erega mu Rwanda abandi banafata akamoto bakananga cyaba katsazakiye bakananga, ariko ndi bwiterekere muransobanukirwa. Ariko diaspora utavuye aha ye baba we ndara nicaye abandi barara bagira. Okay, ubwo abantu bambwiye duha kode, tugiye guha kode ni batatu babiri. Kwanza reka mbanze ndebe umwandiko nyamukuru nimba Emirene yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda twese twitsa ku izina ngo umugore akajya guhostinga basikayito bakajya bitsa ngo nge nabonye n'amafoto yawe n'umugore mwifotoje amanitse. Ibi byari bifite ahantu biva, ntabwo ari ibintu byari mu kirere. Kandi koko hera kuri uwo mwamikazi umuhe kode kuko niwe ndi bukoreshe cyane, niwe ukomeye. Ntabwo Emirene yabonye green card cyangwa se yabonye ngo yaratashye ngo ubukwe bwa kareka. Yahawe invitation kandi agiye mu bintu by'umukunzi bagombaga kugira imishinga bategura bakayishyira mu buryo, nyuma yuko ngo hari ibintu byari byabereye kandi uzika amafoto agenda agafera abazungu. Duheraho noneho nkubwira impamvu byagiye biba kugeza nubwo nanze kugira icyo mvuga kuko breaking mbafite nyinshi. Mukadura naho ngaho rwose noneho mpise ngira imbeho mu mubiri. Uyu ni umunywanyi wawe, uyu ni umukozi w'Imana, uyu yamaze kuwuninga amabrand akomeye n'umujyo we. Ariko iyo ndi muri showbiz mvuga amatitire ye, mvuga uburyo nawe gira, nta n'umuntu ukunda abantu bose nawe agira abantu yanga banafite amabrand akomeye. Kandi koko ni kwisi imeze. Na Philippe taramusikama uzi ibyo yamukoreye byose. Badirama ni yamwikije atese we nuko kugura bongera bakugurisha bagira gute. Akaba ari isabaganyije ati igitaramo kitarangira nakoze ibara ari negahunga irakongera gahosha akagira atya akongera n'umujyo wa Irene akikunkumura akagira atya. Nabyo tujye tubyumva ariko ugiye kwandika amazina akurikira. Yego ariko ari izina nyamukuru umva nyine. Yego fa yego ugiye kumwita fata ikaramu, sinzi niba bihuye. Wafata asisi oya fata ikaramu, oya fata ikaramu arazwi n'izina ry'umwavoka wafata ndamwanze. Fa basi mwite Finirandi. Oya Finirandi kandi igihugu none se ubwo ibaza umuntu uzwi w'umunyamategeko kandi kwa kuvuga ndi naza kugwa kurya
kiretse nanjye ndimenye fa ni umugabo tumwite Fabiyani Fabiyani yego Fabiyani ubwo ni umwe yego undi wamwihatanyizwa na E umugore uzingiyeho uyu mwandiko kuko nje kuvuguruza mvuga ngo Emirene nta mugore yigeze hariya hoya umvaye ubwo umugore uvugwa mu mwandiko turamwita uvugwa mu mwandiko wagira ngo amugeze ku nzozi ze zo kujya kureba gari ya moshi uvugwa mu mwandiko uramwitana urumva izina ryatangizwa na reka niba abaforo bafite kuri IG mu gihe uri kumwita izina atangizwa na biteye ubwoba n'amafoto nayazanye nsanzwe nyafite ubwo nyine urihangana none se si wondoshye yego ibyo bintu biratuma mbivaho kabisa oya dutange kode ibindi ni showbiz okay sawa ubwo hari Fabiyani yego sibyo ni ari we ndi bugarukeho cyane tangizwa na turamwita Queen na kuko amazina ya na yose ndi kuyasanga ari muri showbiz nagerageje kumwita Naomi ngira ngo bavuge ngo ni Miss bana Dia barimo bana na barimo abo ba Noella barimo ubwo tumwite nde Nancy tumwite Nene yego nagira ngo mbabwire ngo uyu Nene ngiye kwitsaho ubwo uretse gato yego ubwo Nene abonye kode nawe yego ubwo kode ndisigaye ubwo ndi turamwita nde ubwo ndi nawe atangizwa na ubwo kamushake utayi muri showbiz kandi ushobora kororera nk'umuntu ukurikira football fashe Enzo yego ndabizi ko ritari bukwiso Enzo Fabiyane na Nene Queen Nene ndagira ngo mbabwire ngo uyu Nene ngiye kwinjiraho ndi kureba Instagram ye reka nze nkwereka amafoto kimwe mu bintu nakunze ahuriyeho na Emirene nuko bose babyaye nuko bose bafite abana ni ikintu gikomeye reka bajye gukorana kope koko kandi Emirene baramukunda bari basanzwe bamukurikirana uyu muntu ngiye kuvuga nawe atangiye kwibrandinga vuba kuko babanza gushaka amafaranga kuri Instagram yakurikirwa n'abantu 1201 ubu turi gukora inkuru ngo muragenda musobanukirwa ikindi nakubwiye ko afite umugabo ariko bari muri kope yo kugira ngo bijyanire Emirene ariko kandi aba bana bakunzwe babona uburyo bagera hariya mu maboko meza bacuruze babona akayabo sibyo ubwo rero reka mbanze ninjire mu mujyi ngiye kubabwira kugira ngo tujye tunafasha n'abantu tugire ibintu bitandukanye tuganira twigishe nago ndagera kure nkunda kubikubwira ariko iyi ni imijyi ndarankurikirana cyane ndaramenya amakuru atandukanye tugiye kwibanda muri Canada ubwo Amerika turayibererekera ariko nanone tubanze tumenye nuhe mujyi ngiye gupikinga mu mijyi itandukanye ya Canada tumenyereye Quebec oya tubitware neza tubikatemo ibice bitatu tuvuge ngo uburengerazuba bwa Canada tuvuge ngo uburasirazuba bwa Canada tuvuge nahagana amajyepfo ya Canada kasatira Amerika tubanze dusobanura iyo migi ku burengerazuba dusangayo umujyi uteye ubwoba witwa Vancouver niho dusanga za Edmonton niho dusanga za Calgary mu gihe ahagana mu majyepfo ariho hahana imbibi na Amerika ari Sudi hagaze niho usanga umurwa mukuru wa Canada Ottawa ariko Ottawa ugasanga Toronto niyireba New York ugasanga naho hakurya gato y'Imontreal bareba New York cyangwa baba bahitegeye cyangwa se biroroshye kujyayo ariko ugasanga Toronto na Ottawa bari mu ntara ya Ontario ubwo byo nabyo twazabisobanura Ontario buriya Toronto ikora ku ntara ya Ontario ari yarimo na Ottawa ariko Quebec City ariyo ntara ngari inowuninze Montreal ndagira ngo nkurikire jara dusobanura turi kugendana nanjye ndi kureba kuri map reba kuri map ijya kungana mu bunini n'igihugu nka Congo uzi inshuro zirenga 88 ku by'u Rwanda Quebec City y'ubwayo tuheraho ijya kungana na Congo muri kumva ukuntu ari nini noneho Quebec City reka mbaye nk'urugero nk'abantu bari kudukurikirana dufate nka Ottawa tuvuge ko ari Kigali kapitali y'u Rwanda noneho Musanze ni Montreal
noneho Rubavu ni Quebec City. Ubwo ndagiye umwumve kuko ibindi bice nababwiye bya za Vancouver ho ni kure, ho ni indege, ho bisaba gufata indege. Uvuye nka Ottawa cya Toronto ujya Vancouver ni indege, ho ni kure. Ugiye n'imodoka wagenda n'iminsi 2. Indege ni nk'amasaha nkane gutyo. Ariho hari za Edmonton, ariho hari za imijyi nka za Calgary twagiye tubona. Sinzi nimba uri kunyumva. Turi kugendana rwose. Hakaba Toronto ari yibarizwamo na Toronto rabutazi ni muyizi se? Ndayizi ya Masai se ni muzi sports complex hano hafi ya BK Arena. Ari kubaka yakasa mutwe. Mishinga migari. Buriya niyo mpamvu Toronto Raptors na kina NBA ni kwa kundi yegereye Amerika. Ubwo turi kubanza kugira ngo dusobanure. Iyo uvuye Ottawa mu rwa mukuru wa Canada bigusaba nk'amasaha 2 mu modoka ukabugeze nk'imusanze aho twise Montreal, ukava Montreal ugana Quebec City ariho twise Rubavu. Hose hagiye harimo intera y'amasaha 2, ho ni imodoka, ho ni imijyi. Ubwo nagira ngo nyine mugende mu bisobanukirwa neza. Tubanze dusobanukirwa. Ikindi nagira ngo mbabwire ngo Vancouver niwe mujyi wa karahabutaka muri Canada yose. Uri big w'ubucuruzi munini wisanzuye. Ndawubona rwose ukora no kuri Amerika. Vancouver iteye ubwoba. Noneho undi mujyi nimero 2 buri uteye ubwoba ni Toronto. Buriya Toronto nakasa mutwe. Mugiye Montreal ari umujyi w'abasirimu, umuntu utageze Montreal reka emire nahagera kamere za gari ya moshi. Buriya Montreal nawe nakasa mutwe. Ni nkako nayikurikiranye. Ubundi ni Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec City gaheruka tuyifate nk'ahantu h'ubukerarugendo abantu bajya kure mu mashyamba, na ahantu kure. Mbibutse ko Quebec ariho ba Patrick Abarugira batuye, mbibutse ko abadumba bo bibera Montreal, mbibutse abitwa ba Rufa Rwirangira, mbibutse gusa ngewe nikundira umujyi wa Vancouver jara. Ndaguhanuriye si turi muri gospel, turi muri gospel, ndaguhanuriye Vancouver ndayikunda uzayogoge. I receive in the name of Jah. Nakaka emoji kameze gutyo. Cyane rwose. Vancouver, ndabona Vancouver yegeranye na Edmonton. Nabikubwiye Vancouver, Edmonton, Calgary. Mu gihe Toronto ijya kubituranye na Ottawa mu ntara ya Ontario, mu gihe hejuru yabo gatoya nubwo na Montreal ikwe irebana na New York, umujyi wa mbere kwisurima abaherwe ababilioniya. Ariko nanone ni usirimutse compared na Quebec, nubwo buriya Montreal barirwa mu ntara ya Quebec, ariko hakaba Quebec City, hakaba na Montreal ariho mu bantu bakanyakanya. Ndagira mbabwire ngo Vancouver kimwe mu bintu nayishimye nuko yo yihariye mo abashinwa cyane, niyo mpamvu ibamakazi, niyo mpamvu ibamabaga inganda nyinshi, niyo mpamvu ibamutuzi iyo muvoma yihariwe n'abashinwa 60%. Mu gihe Toronto yo ikintu nyinenga yo yiganjemo abahinde. Abahinde ntuzi ko bikorera akazi, ntuzi ko bategera bene wabo se bakabazana. Nicyo nanenze Toronto. Aya turajya Vancouver. Nicyo nanenze Toronto rwose. Haba bahinde benshi. Ariko nanone Montreal ni umujyi w'abasirimu. Montreal yo ikaba imvange, kabamo abanya-Nigeria, abanyarwanda, abanya-Kenya, abagande. Mu gihe Quebec yo ubona ko nanone ari aba West Africa cyane, Cameroon, Senegal n'abandi nyine bavanze, n'abazungu benshi. Ottawa na Montreal bagiye bavanze, ho ni imvange. Ubwo nabasafari Montreal. Abavandimwe banjye ejo bundi wa muvandimwe nabonye yaragiye kuri ya shite yakasamo. Mr. Oli waramubonye yayigiyeho se? Turamusuhuje. Mr. Oli. Oya ntuze gukomeretsa nawe ngo abavuga ngo batandebe ijisho ko bwarabishe ayumva tuzabaha amashara utigutego. Twagiye rero twiyanzikiye dukomeza tusobanurira uko byagenze kugira ngo ibintu tumubone nuko tubivaho, kuko wari ukidusobanurira Canada nk'imijyi, ariko Irenewe twamubonye Montreal. Ubwo ni naho igitaramo cyari kubera, niho mpikinze. Ubwo nagira ngo mbahe mapu abantu bari kudukurikirana bayumve. Pikinge uwo mujyi uri mixed kandi noneho usirimutse, nanone ariko bidakabije nk'izo za Toronto n'ibiki, ariko nanone urimo hagati ubona ko nanone umuntu utaragera Montreal uri Canada uramubwira ngo nta kintu urabona. Ya mishinga nka Karomba nyine Kigali utaragera Kigali University
bakubwira ba Rugaju ko nta kintu uba urageraho. Yego dupikinge Montreal dusangemo ayo mazina atatu, dusangeyo Fabien, dusangeyo Queen Nene, dusangeyo nande, dusangeyo na Enzo. Turabigendamo gute rero? Teye ubwoba iyi nkuru we. Umukada ariteretse kuri Jaras Official arababwiye ngo Emirene yamaze gukodesha. Emirene byarangiye, ubwo nsubira inyuma gatoya kugira ngo tuze kugeraho. Emirene yarwaye Canada nk'uko abandi bose barwara amahanga. Aba bana bari kuri move bakonfirimwa n'aba bantu bari kuza neza mu bijyanye no guhostinga ibitaramo, ndetse baravuga ngo aba bantu kudukurikije ukuntu bakunzwe baza bakarebwa. Ariko Emirene yifitiyemo iki icyo kintu mu mutwe cyo ko nawe akunda hanze, kandi nawe uhanga se aruhareba ijisho ribi. Yego yagize ngo urahanga. Noneho Emirene baramupropoza, birakunda, ibintu byose barabyumvikana, ariko bapfa yuko we visa byanze. Ni nyuma yuko abana bo byari byarakunze, kuko bagiye gutangaza ibitaramo ubu byarakunze, kandi abo uninze anagendeye kuri past experience ibyo yaciyemo bashaka no kumutwara ababana, aravuga ngo ahantu bazaba bari nzajya mba mpari ndi kumwe nabo. Ubushize muri uwo mwandiko w'ubushize naho ninjirijemo n'ijisho ryiza reba Vestina, kuki navuze ijisho ryiza reba Dorcas, kuki wo datohoza ngo mvuge nk'amasha yewe nawe noneho kera wahitaga ujya kuri tera kaze ko mwabaga mwahawe misiyo y'isango nta kantu, ariko nawe wakora muri officiel have ntari monetize. Birababaje ariko uyu muriro mugiye kumva ibyabaye kuri Emirene ntangira kubabwira ibyo ijisho ryiza yarebaga abana, ariko ni ya connection yabaga ari hafi yabo n'ibiki, tukagera no mu birori abakoreshereza, ndetse n'icyo kintu aragiprofita aravuga ngo aba bana mbareke bagende babaye 15 by'idolari byensire njyemo n'ibindi nabo babigabane, ariko se bagende bonyine nge se nzabigeraho gute? Akansoringa igitaramo aravuga ati nibaguma barye make meza. Ubwo n'umwaka ushize barongera abantu kubera bari bazi ko bazabakuramo amafaranga, barongera baragigira bushya. Emirene agera harababwira ngo nge noneho reka mba propose ko hari umukire uri ku ruhande mastermind, ariko hari n'abe-initiator ari umugabo n'umugore, umwe twamwise Fabien undi twamwise Queen Nene. Bo baricaye n'abantu basanzwe bafana abantu babakunda, ariko barashaka no gukora icyo kintu ako gahigo bagace. Barangije barongera bapropose Irene arababwira ngo ikintu cyatuma nemera nuko nanjye mwampesha visa, nta kindi. Barumvikana babona ko ikintu cyamuhesha visa ibintu bijyanye n'imibanire buriya binyaruka. Ariho imibanire uri kuvuga ni bimwe twumvise bijyanye n'ubukwe, iyo harimo ubukwe, iyo harimo gushyingirwa, iyo harimo uwo mubano biroroha muwadani no kuba munafitanya amasano burya. Kiretse ari ikintu gikomeye ntashye ubukwe nje gushyingura nyine ari impamvu nabwo bikagendana n'umugisha muzungu s'umutera isezemi yaratanze kangahe. Emirene ababwira ikintu gikomeye cyaba convince, arababwira ngo ngiye nakemera nkiyishyurira icyari cyo cyose, ariko idiri kagerwaho akagayigo nk'agaca. Ubwo rabeze ko fili yari yaramubanjirije Amerika, subizi ko wari ugiye kuyimwa ngo ugiye kuvuga ya gahunda ya Ulaya umwe twabonye akora n'ibintu by'abagore tubivemo, ni kuvuga visa. Ubu turi kuri visa, ari ukuntu burwaye icyo kintu uvuga ati nanjye ngere kuri icyo kintu. Emirene aba yemeye bya bindi terike byamubayeho kwa Tom Transfer z'amafaranga. Emirene yahombye muri Tom Transfer, mwarangiza mukajya n'agafaranga yarayahombye, ariko nabaye Emirene barahombye. Arongera ubwo ndagira ngo ngere ku mafaranga yahombye ateye ubwoba. None uze kumva uburyo iyi nkuru ibabaje, wagira ngo sibabaje mu buhe buryo? Kumvaga ko wambwiraga nkagira ngo ni nk'ibintu wenda byamugaragaza nabi, kandi nabyo ngiye kubigeraho bimugaragaza neza. Uba bari muri apartment i Montreal, umvaye kandi ariho hantu nabereretse. Niba ari ibijyanye no kuvuga ngo ni amakuru kuba ari utari meza muri showbiz, umuntu utari muri showbiz sinamuzamo. Kameme dufite uramenye rwose ugumane ziriya kode.
arangije yishyiraho ko ibintu byose fagitire yose bazamuca azayishyura, ariko akisanga hariya aciye n'agahigo ajyanye n'abana. Binjira muri kope y'ibyari byoroshye byo kugira ngo umuvandimwe w'umusiniya tunamushimire yemera guhara umugore, akavuga ati nimugire ibintu mushutinga, reka none namwohereze mu Rwanda katikati. Umugore yageze mu gihugu, bajya muri kope na Emirene, bajya muri ibyo bintu, muri zo detaye yenda sinze kuzinjiramo, ariko muri bakuru muze kumfasha kumva iyo nkuru. Bagira ibintu basetinga, barumvikana, ndetse Emirene kubera yabonaga ko birimo n'ibintu byamaguye utazi n'ibintu urikanga, aravuga ngo ese tugeze ku munota wa nyuma twakomfirimye bakampagarikira i Kanombe. Unyumve neza Jara, aya ni amagambo natangiye gukotinga bamwenyewe. Mubanze munzane mbere, mushaka ikintu, nayibonye visa nayibonye, mukomfirime kuko abana byari byagenze neza, ariko mubanze munzane mbere ndebe nimba iyo ndege nane mu nkomane hariya ufite perimi ntaza kubona inkomane mu nzira. Kabigaseko mukerema se ntuzi ko yarakoze mu nkomane ukibona se nuhita umuta uw'inyuma. Ngaye nguko arangije niko gupanga kugenda mbere mu kwezi kwa 4, ubwo twatangiye kwinjira i Montreal iwabo w'ibirori. Iwabo aba nibo bajyanye aya mabrandi, ubwo abazi showbiz cyane baraza kubamenya, abatabizi ntituze kwangiza. Emirene aricaye arakomfirimye, yishyuye amafaranga, arangije arabanza asiga arekirise abasore babiri, Fredy Musoni n'uwitwa Dani Rurema, abavana ku bitangazamakuru bakoraga. Umwe yaravuye ku Nyarwanda agiye ku Gihe ni promotion, unavuye kuri The Choice atahembwaga yarwanaga no kwerekana izina, nibyo aguhembera ikizi. Biriya by'imbuga nkoranyambaga yandikaga nibyeregiye ni pipiniyeri nziza, mujye mushima Philip. Ako mana yanjye, iyo mvuga nka Philipita nuhita ukoma amashyi uba ari nkanjye. Nikomereze turayamuhaye, nisi womba mbwira haga, ariko mana yanjye nukuri ava hari yajya ku Nyarwanda naho bamuha duke, ariko urumva ko bari ahantu mu kazi. Emirene ahabakura atari uko iminsi 5 agiye kumara hari. Ndagira ngo twumva Chenoma yabarekirise, ananga kuzana umwe azana babiri arabanonsa, yarabizi kazatindayo. Ubwo ndaje mbabwira ishyano rimwe rya Nyirahuku yacakiranye naryo. Nyirahuku erega hano dushaka kugira yego. Twatangiye tuvuga ngo zize gukamwa umuhondo, urumva inka y'umuhondo iba yabyaye n'ibindi. Iyo tuvuze amarindira n'inkerega uri kubyaza yidafite amarindira, ariko umuhondo ko ziri bukamwa umuhondo ni muri gospel. Nyine tuvuga baba bawumva bayumbe umuhondo, biba ari byiza uba wabyaje inka. Ariko amarindira, ubwo twinjire mu marindira. Yesu we ubwo nabyumvise, deal irabaye, umusaza aragiye, yuriye indege, turamubonye ahingutse Canada, umusaza agiye kuri visa ya invitation, ariko aje ngo muri preparation zisoza ubukwe. Ntuzaba diaspora kuza mukagira move ya mbere mukora, noneho mukazajya byavuzwe byo kumanika inshaka wabo byari byarabaye, kandi ari ibintu biraho bya gutya. Ako mana ndi kwanga, ndi gutandukana n'ababana Jara. Habaho n'amafoto, habaho nyirarureshwa, habaho gupresenta, birakirwa. Aravuga ati ubwo mbibonye sinategereza ukwa 7 ngo nzane n'abana, ntabyizeye, mubanze mureke nze ndebe nimba nta nkomane. Barakomfirima, asiga arikodinze ibiganiro muri make aba Yohana Umubatiza, ariko aho ndagira ngo nzane guharura inzira. Yego, keyword ivuga ngo impamvu ya rekirisa aba basore bamwe aho nanaciye nuko aba ari detaye no yamba mfunga, ariko yakoze na shopping iteye ubwoba y'imyenda n'ibijyanye n'inkweto biteye ubwoba, kuryo avuga ngo nibigenda neza ndagerayo abasore banjye bagume mu kazi, mwameyo nzajye kubakira ku kibuga cy'indege, cyangwa nzagendeho mbere gato mbizanire ncuruza nkora iyo move.
bitewe n'uko shene yaba imeze. Ariyo mpamvu yakoze shopping nyinshi, ari nayo mpamvu yarekirisa abantu babiri. We mu mibare ye yari afite ikintu cyo kuvuga ngo nana kwama, bakaba baza banansanga yose imite ngaruka. Ntago expectingaga 5 days. Anaterurana za kamera n'ibiki byose, aravuga ati kwisha murakorera aha. Akoresha amabrand, ajya gukoresha imyenda, azana mikoro make agira gute, aritegura agura mikoro nshya agira gute. Ari naho mbere yatekerezaga ibi bintu, wumva ukuntu ibintu bibapfubana. Ndagira ngo tugendane akantu ku kandi. Yazanye iyi ndege ye Chopper mbere ho gato, kubera yumvaga ko niyo possibility yashoboka. Avuga ati reka mbanze nimenyereze gukora ubumwe, birashoboka se, ariko simbize niteretse mikoro nkuje kwiregura, mbizanemo aka vibe ya move yarakumbuye yo kuri radio, mbizanemo amafaranga kameme, ureba mixer ugahita ubona ko ntake branding ama silver button, bintu nk'ibyo nyine. Yabaga ari gutekereza niyo tusha, avuga sigiye nkwamye, ngiye ntarabona job, ariko ibintu nubatse harimo ibyo bintu byose. Tuze kugendana Jara, turi kumwe pe. Anakora shopping ikomeye, honaho nahageze mu mujyi, apo nanamuvuga muvuga utangizwa naha. Okay, namumenye Kubundi si inshuti yawe yanjye cyane se kurusha ko yabi oya ntukazane merereka rero aruzankira mu ntambwe. Yego ushaka kuvuga buriya ngo niho ya shopping, ashopinga cyane nyine, nawe yateguye aragiye. Rero ubwo twinjiye kuri Queen Nene. Aha rero niho ngiye kwinjira mu byago bikomeye Mirene yahuriye na by'Imoreal gikada nyine. Ibyago bikomeye yahuriye Montreal, aba umuntu wa mbere uciye agahigo ko gusohoka iminsi 5 bagahita bamugarura. Ntago yigaruye. Ndagira ngo dusobanukirwe neza. Wiki ntago yigaruye Mirene. Surajya mbivuge gute? Mirene yahuye n'ibyago. Ubwo ninjiye Montreal muri wa mujyi nababwiye. Wabyumvise ko Montreal ubureba he mu mujyi w'ababiliyoniya rwose, babihuje na Toronto. Wasobanukiwe Mirene aba bavandimwe batatu. Ubwo nageze kuri Queen Nene, nibo bagize uruhare kugira ngo bakodesha ahantu yabaga, ariyo ya video. Ubwo ndi kubibutsa hahandi Dumba ya Musanze, ngo amuzindukiye ngo ari kumva ngo ba Vestina ngo ararabumva mu mabafuri hariya. Rero nibo bari barahamukodeshereje. Ndagira ngo muze kunyumva neza, nibo bahamushakiye nk'umuntu wabo, kandi ntago agomba kuza araraguzwa, agomba kuza nanone nk'umustar afite mako kantu adahitira mu ngo za Badumba. Yagombaga kugarida ko kantu kandi nanone afite ibiceri. Icyo kintu tucyubahe tucyumve. Ariko akaba hari kope yabaye hagati ye na Queen Nene. Mu gihe muri cya gihe se bakoraga geste. Yego. Nabwo n'ubundi yageze aho boss wa Nene aramwohereza ati genda mu birangize, mwumvikane, muzuze dossier, muze azanga tuzane bari abana ducaga higo. Bari abana barakunzwa, babarine gahungayire bafungura udushumi. Mbwiza ukuri, iyo bano bakoresheje igitara Marina biki MC aba bagabi bashimaho, babana bari gusatira muri viewership. Ubundi umuntu wabakuye kuri mode bamwita Mbonyi, naba ba Melody ntibashima, barabarwara. Hari n'ukuntu ubukunda umuntu uvuga ati nibyo 15,000 ngiye nabikwiblessingira. Ubuse nuza abantu babiblessinga hanswe none ninkuzana kuri brand yanjye. Nakubwiye ko Queen Nene aribwo yinjiye mu 1,000 n'abantu 201 harya. Nakubwiye yinjiyemo nibwo atangiye imbuga nkoranyambaga, babanje gushaka ipinda. Wibuke ko kandi ari umumama. Mirene bya bindi byageze Montreal, urumva nta hantu ari butemberere, hari ahantu azise. Birasaba yenda Dumba ze kumugeraho nimugoroba kikutse cyangwa iki. Ubwo urumva umuntu bari kumwe biri kumvikana. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ubwo urumva twe twaga tuvundereza ati yageze atarabyemera. Umunsi wa kabiri ashyiraho agafoto ati mayi niyu ho sobanura Jara wakonje we mu rugo hanjye hashya. Mwibuke ibintu nababwiye ngo ni ibintu we yarazi ko atari buhita garuka. Muze kubanza mwumve icyo kintu, nicyo kiri butume muza kumenya ibyago yagize. Uzi gusiga wasezeye, uzi gusiga ugurishije,
uzi kujya kugura inkweto 12 uvuga ngo barambwiye ngo warazirahenze ngo reka nzigurire rimwe amapantaro ajya kwa haki ongeraho nyine irindi mbo yego garukiraho oya biba biryoshye iyo tugendana nugutera nawe wikiriza uri kumva arayora ageraho akinahagera abonye ko indege irandinze ahita yirya agafoto ahita avuga ati mu rugo mubimenye ntago ari visite urugo hashya niki cyamukubise niki yamaze kuva yatangiye kurekura imiriro ngo ahangaha ngo yerekanye ngo gari ya moshi niki buriya ngo iriya niyo muvu ya mbere yarakoze iri ni doni yo hafi ubu natangiye gukotinga nshatse muri ya makode ubu nahita nanavuga ubwo ntangiye gukora komana yanjye uze kumva impact ya Yago niho turi gusatira narababwiye cyarasuze kumfasha ubwo muri abo batatu harimo umwe ubwo ntangiye gukotinga Emile narasohotse abagiye kumwereka Montreal bimwe nababwiye ngo ni umujyi mwiza naratohoje compared naza nuko Tawari capital city ariko n'umujyi wiraha abajene cya gihugu wajya tamutamu nyine uvuye i Kigali nde gusa cyabashinwa cyangwa yego aho rero niho bavuye kwerekana ya gari ya moshi yararwaye babagiye kunywa kamwe harigere na nywa kamwe nyina huherukira uherukira nta kanwa pe ubwo jyo hitumbaza ati gikada ahubwo gikada nywa kamwe mana yanjye ariko se ku buryo koko waburi nibwota amasimbi koko nakantu kaga cocktail nawe nyine reba oya kanya wendaga kawa vuga ikawa umva ibyabaye witwa Fabie yahisaza abona nyuma yuko hari ibyabaye mbere byo kujya umuntu abona ibyangombwa ariko abona hari n'indi muvoma yakomeje yego hagati ya Queen na mwenyewe kandi mwenyewe arabyemerewe rega na leta sura yibaza iki hariya ntihari ibyo mwapresence ntihari ibyo mwakonfirmye ariko abantu barasetsa Fabie yanuze kumungayira ubwo arumva Fabian yagira ngo abantu ubwo nawe rumva nta wundi muntu azi naramenyera ngo abwira abandi babaho ngaho basanzwe baziranya babafana be ngo bahure ibyo yagomba kubikora ku cyumweru cya kabiri turacyari mu minsi 3 jara yahuye n'ibibazo kubita 5 days aza ku munsi wa gatandatu akora ikiganiro hashize ubwo hashize icyumweru n'umunsi umwe na Rock ubwo barawumva ibyago hubuhubu kandi ubwo nanone ahita afatirana muri ya mayindi ye ya showbiz ahita bitwara muri showbiz nyine yikomata abantu bambeshyera shaho ubwo operation nge naje kwandika ngo my new home wagira ngo wabonye permanent resident ariko mana ya biteye ubwo ubwo se icyo ndi kukubaza musangana nandi tugende neza Queen bahita bamuturumbura wetse gato yego haraho ndi buyikenere gusangana n'umuntu n'undi uraza kubiduha uraza kutubwira icyo bivuga kuko ariko habaye igikorwa gituma Fabian ababara kandi wibuke ko Fabian yabyaranye nandi rega iyi nkuru irakomeye na Queen uri kumva ari umuntu w'umubebe ndi kuvuga cyane umumama yabyaranye nawe koperi yo kujya barya ubuceri banisatisfeze mu mitima yabo bavuge ngo agahigo turagaciye ntago uri kubyumva Emile ijisho ryiza noneho baravuga bati turumbuka ubwo na za paritoma navuze nyine abantu bari bazowuninze n'ibicyaho yaruhukiye kandi noneho si ubwa mbere umunyarwanda agiye hari agahita kwama iyo busiyo yari hari nabo babiziranyeho kandi bavuga tuyu ni umusitari azadufasha no kubranding ibindi bintu ni ukuboko turabatuzanye business wise ibintu byose byari byiza until Fabian ahinduwe nande ubwo aho ninjiye muri Enzo rero umve Enzo yinjiye maho ngaho Enzo aho ngaho niho azira igitendo kirabaye abantu bagiye kamera gari ya moshi ari kunkumuye birarangiye bagiye kunywa kamwe jugujugu birarangiye Fabian amenya inkuru arababaye nyine of course ariko noneho hari mugenzi wabo wa gatatu twise Enzo kumbi Enzo ni umu businessman uteye ubwoba inshuti yakadasoka bajya kwishyurana imisoro ni Safari Gaba wa manager wa Yago wa Big Energetic
aho ngaho tangira wumve noneho ko twinjiye mu nkuru nyamukuru. Kumbi bagiye kugisha inama, ariko deja mu Rwanda ibitendo byatangiye kuba, induru zavuze, uzi uburyo bikomanya hagati yabo na ba DJ Brian, uzi ibyo bagiye bapfa, uzi inshuro bateranya amagambo. Back in the days bajya kubungana, nyuma yaho byarakomeje nubwo batasakuzaga. Hari igihe bombi turika, ariko hari n'igihe ibintu biba biri ari bibi bikiraho. Kandi icyo gihe Safari Agaba yari yaramaze gukonfirima Yago, deja ijisho ribi ryaratangiye. ubwo no kuvuga ngo bajya kugisha inama inshuti y'akadasohoka cyangwa se umu business partner wa Safari Agaba, manager wa Yago. Hinjiramo ikintu cy'uko bari bakeneye umu YouTube uteye ubwoba hariya Canada. Iyo ni keyword baramaze gukonfirima, kuko urumva n'abantu baba baziranye, baba bari muri business, baba bazi ikintu branding isobanuye, baba bazi public basavinga by'umwihariko muri East Africa mu Rwanda. Uri kumva bakonfirimye Emirene nawe yababwiye ati sawa ndazana brand n'ibiki abana nibasigare mu kazi. Arangije Safari Agaba abayenseyemo Yago yamaze kumuganiriza ko yenseyemo Yago satani ibiritambitse, haba hagaragaye na kozi mediate mu kujya kugisha mugenzi wawe inama mufatanyije company. Kumbi yaganiriye n'iki, hagaragaye ku meza indi brand ubushize na breaking za company yayo Emirene yakumiremo Yago. Tujye dukora inkuru zifite ancenoma ku buryo n'abantu tuba tubwirerega bicara bakavuga ati wewe baratubeshyera se buriya ye cyatwicuza ibya. Nicyo kintu buriya biraryoha, ntitwihutira inkuru cyane yuko noneho nayi breakinze mu bambere munyihanganiriye nagombaga kuyikora. Enzo abagumuye Fabian, baramubwira ati Emirene baba mukoresheje inama, kugeza ubwo Emirene yatekereje ikintu gikomeye. Nge nashimye numva uyu mwandiko, aravuga ati kugomeza kwikubaha ngaha nanone bishobora kwica igitaramo, kandi ariyo keyword yari nyamukuru. Reka mberereke igitaraganya bitaraba bibi mbe nsubiye mu Rwanda, nabonye visa, abana bari tayari, amatariki arahari, ndebe nanone bitagomeza gututumba cyaba komeza no kunyikanga. Niyo nama yaje mu mutwe wa Emirene. Nyumvire ne yigira inama yo kuvuga ati aho kugira nkomeze byari byageze, kuko byari bitangiye kuba ibintu binini. Abona none n'igitaramo cyahagarikwa cy'abana, kandi ari ubwa kabiri. Baragitizinze bwa mbere nawe abakorwa n'isoni, ubwa kabiri n'ikintu abateze akigezeho, ariko kubera avuga ati simbimenyereye bashobora no kuzankumira, reka mbanze ngende mbere. Ariko umugabo agenda yiteguye, ntago umugabo agira icyo asiga inyuma. Abahuye n'icyo kiza, tubyita ibiza, abagarutse igitaraganya. Ubwo aho hari ibintu byinshi navuze, nawe ubyumve gutyo byakire. Ubwo reka mbanze nkwereka icyo kizungerezi. Kwanza Irene yagiye kujya kwifotoranya nawe, bapanga iyo mipango, urebe nimba kiri ku rwego rwe. Nawe ufite ijisho, nawe uri umusiniya, uri umusitari jara. Urwego rwa Irene ntimwabanye, ntimuziranye se? aya turaziranye, ariko ari ku rwego, ari ku rundi hoya, ariko se hoya ntabwo iyo wana mask ariko bakareba hasi. hoya wafata ku maso, ariko fate ko reka nyizuminge gutya, babanze kwanza kugira nawe atsobanukirwe. Baranyangira iki? Ndara nicaye se bo niba baryamye nohoza aya makuru cyangwa mba nayarose mu oya nyinzuminze gutya byibuze nawe akabanza kireba hiyikanze gutya isura itagaragara, akamenya na code na muhayi. Oya kwanza abanza urebe ubwira abantu bawe kuri Jarasi, tujye tureka ibintu by'ibihuha duheraho. Icyo cyuki kiri ku rwego rwa Irene, uwo mu mama, uwo mubyeyi, kuko na Irene ni umupapa. ewe Ndagira ngo urebe ifoto ikurikira, urebe n'umugabo we. Umugabo we n'uyu nyine cyangwa iki? Uyu ariwe twise Fabian. Urabona ko ari kumwe n'ibyamamare, urabona baba banamusetingiye ikibuga. Cyo ni ikindi kibuga kiba kigomba kuza kumwakira. Abo bakenisoro baramuzi, badumba. Ubu ndi kuvuga umuntu abantu bazwi, ndi kwanga ko ariko ku bantu batabazi nanone babimenya. Nimba bajyanye umuntu nka Bruce Melody, uzi uburyo we na Coach Gael biyumva, uzi uburyo n'ubufaranga bucaracara bwa kigoryo bataburya, bakamuhereza kope bakamuzamura. uretse gatuye ni wa muntu se nabonaga bwa mbere. Yesu
Ona n'amazi na amaso uzi ko arohaho ibintu binini kuma ntidusebye umukire nyene ariko yongeraho ingoyi imisatsi yo nama wigi gusa nyene urabona ko na yego niki ariko urabona ko abayimaki bwira abantu bawe ariko kuki ari nge ndikuvuga oya ndi kumubona ndi kubona umuntu wimakiye ufite mu maso hanini utuje ukuntu ubona ko atuje foto se buri ariko hari ikintu gikomeye wayivugaho ra makiyaje ariko zihindura umuntu umwana cyazihindura umuntu mukuru nyine makiyaje sobanura ibintu uri kubona umukada ariko kwereka nyine muri phone ubabwire ko nka Instagram ye ushobora no gukandaho gutya ukaba wareba ya mafoto atandukanye y'umwana we ukaba ubabwira nyine ko nawe ari umubyeyi afite iyo myumvire nawe afata Vestina na Dorcas nk'abana ariko ikintu cy'ubustari kigaruke kuba ufite sheri bitandukanye no kuba nanone Emirene ari umusitari mwirirwamo murebamo mubyukiraho mumwirirwaho sobanurira abantu jara ndi kumubona rwose ndi kubona n'ibitaramo bagiye bakora ntari buvuge mu mazina amatuwa y'abasitari bamwe na bamwe ntatekerezaga ndabona bayafitemo akaboko niyo gusa nibo bowuninze nanze kuvuga amazina yabo kugira ngo yenda bitaba ibintu bibi batandeba irindi jisho ribi wabona ari nge ukurikiye kujya Montreal baranyangira iki ariko ibintu byose bizabera muri diaspora nta wundi uzabibabwira atari umukada wuhese ubwo twinjira mu mahina nimba wamaze kubwira abantu bawe ariko Dani nk'aya mafoto yayakata ubu se niwabonye ibyo yagoye yakoze akaza kamasi kakagira gute none se turerekana iki ariko ziriya nkuru ya gospel ukuntu wahitaga werekana ati Medi aririmbira he wita utamika rega biriya bintu biragora jara abo basiniya koko gusa ndi kwanga kujya mu business yabo hari ukuntu waza kugira ari kukerekana kameme na Instagram ye ubonye ko nyine Emirene nawe niyaviza tuba dushaka twinjire mu rubuga rwa niba muzuminge bereke boya yarashyizeho yarabereke ariko nawe akaba yumva showbiz akaba yemera n'uburyo bwo kugira ngo umugore we bakora iyo kope bazana abantu ba blessing abantu ani n'igihe Emirene yari kugera hari akaba big guy akaba umuntu wa danger impamvu rero yatinya gusubira twinjire mu rubuga rw'amahina kwanza ngayo ngukiye inkuru ubwo wamaze gusobanura babaraje kugira ngo igitaramo kidapfa arahindukiye atanze navuga ubwo ni nk'amahoro tanga amahoro ariko asova abana asova igitaramo asova abantu bamuhesheje visa cyane ko uyu mugore urabizi ko ashatse ahita avuga ati nibiki umutekamutwe nibiki muturumbure ndagira ngo ubanze wumva ako kantu kari kisigarijwemo ikintu cyahabuye Emirene ni igiki niyo mwarongoranye byarangiye byabaye kwisha ubwabyo umuntu arakuripotinga urabizi Safi na Judith umuntu akwima ibiki umuntu bakumeneye Safi yavuze ko yari yajugunye passport wibuke ko Emirene we bo bavugaga ko hari ikiciro cya mbere cyabaye hari yariho hagiye kubera icya kabiri ariyo mpamvu aje igitaraganya ndagira ngo ubyumve neza abana bazaza ku blessing ariko baho ni umukada bamusinzira bagomba kuza baje cyane ko batari mu rusengero ibi byari kope ku ruhande by'utubari no kubyamamaza ni ibintu bisebetse no kubibwira n'ababyeyi byari bigoye ku buryo Emirene atagombaga kubarekura yagombaga kwisacrifice akaba yatanga n'amafaranga menshi amafaranga yatakaje uko turabisorezaho dukomeze tuzamuke ubwo twakomeje rero ariko wasobanukiwe impamvu Emirene yagiye mu kwa kane hubu ubwo tugiye kugera aho n'ubundi nahereye nkubaza uko ari wavuze ko agiye gutegura abana bakazagenda ubwo noneho kandi n'ukugeza iyi saha byo kumaze kumbwira ndacyumva byari bigishoboka ko bagenda niba yaragarutse nyine kugira ngo asacrifice ibyo bintu byose nyine biba amahoro ubwo ndumva we yaratanze umwanya Emirene mbanze nyiceho rero nanenze Emirene ko nawe muri iyi kope yagezeho kubera kurwara diaspora agera we yishyurira ibintu byose no kugira ngo kwinine naze nabyo arabyishyura abantu byatangiye ari abakire bari kukuzana birangiye none n'amatike yabo n'izo detaye n'ibyo kujyayo n'ibyo ukodesheje byose ubyishyizeho kubera igihugu cy'isezerano ariho yatakarije akayabo ka miliyoni icyo nacyo mbanze nyimugaye kugira ngo ninjire kuri icyo kibazo
mubanze mucyumve mwumve ukuntu abantu baba barwaye byinshi. Reka baze bahuranye mu matayito nk'ariya nyine y'imizindaro, haba hari byinshi. Erega Yogi barabizi agiye kubishima hejuru. Safari ntabwo mwumvisemo. Safari si inshuti ya Enzo, uwo twabatije izina rya Enzo. Niyahise amubwira ati ese n'ibiki bakumira n'ibiki, n'iyo muvoma ati mfite n'umuhanzi ariko umunyamakuru iyo muvoma icyo kintu kizamo. Emile naraberereka amaze kwishyura akayabo. Uri kubyumva? Ni nawe wishoreraga cyane. Iby'abana birahari, amafaranga twarayemeranyijwe, ariko ibyanjye nkompirima bibanze bibe. Harasabwa iki ndagifite, harasabwa iki ndagifite, harasabwa akazi ndayafite, nazi arabahe ndabifite, diru yose barayirangiza. Emirene rero baragarutse yimyiza imoso, ahisha akana kariko kose, ukuntu yagezeyo yikomanga, birangira none ari guhisha ikintu cyari cyo cyose. Birangira ageze mu Rwanda, birangira umutima mubi umuzamutsemo. Ba bana yakuye mu kazi bose arabakegeta arabirukana. Duheraho nawe ufata ijambo. uretse gatoya kwirukana abantu no kugaruka mu Rwanda none mukadugerageza duhuriza ibintu. Umuntu kenshi bamwirukana mu kazi bitewe na low performance, sibyo se? Cyangwa se n'ikundi kutumvikana kwabayeho. Sinzi rero ukuntu wanyemeza ko umuntu ngo ageze ahantu diri yigapfa, urumva diri yamara gupfa agagaruka yihemura ku bantu badafite naho bahuriye n'ibintu. Ikibazo cyiza. Emirene mu mujyo we niwo mujyo wa Jalas, niwe mujyo wa Sabe. Ni abantu biba bigoye ko bashaka abandi banyamakuru, ni abantu bigoye ko bazana abandi bantu mu kazi. Ariho natangiriye nkubwira ngo yavuye mu Rwanda abizi ko hari ubusiyo 90% yo kutagaruka. Niyo yagaruka kubera bamaze kubona visa yabaje kujyana abana. Noneho kandi nkaba mfite n'amakuru yuko bari bamushakiye aparitoma nini, ari naho abana mu gihe cy'ibitaramo bagenda banazenguruka niyo miryango bazababa, nawe ariho yagombaga kuba. Noneho nayo mezi yakodeje nkavuga ati abo bana haburiya mukuru urangije amashuri wambaye ikanzu ariwe bazigumanirayo. Yo busiyo nayo cyane ko biriya byari ibihuhuriya wamujyanye yari yifitiye umugabo. Tuze mu Rwanda rero ubu uri kuncarenjinga. Yahageze n'ubundi inkuru areka abana ariko abima agaciro. Ariho navuga n'inkuru za ngombwa ntatume bajya kuzitara, ariko agomeza gugigira kope avuga ngo birahari, avuga ngo birahari, ariko ibintu bifata indi ntera. Yaba ibyabaye by'icyo gitendo na Queen Nene, yaba ibyabaye bya Big Energetic, buri muntu wese agira abantu akunda, ubwo buri wese agira ukuntu abifata. Yaba n'ukuntu n'icyo gitaramo bagikansorinze bakinjira muri kope yo kugira ngo batware Bruce Melody, bamusimbuze ndagira ngo twinjiye mu rubuga rw'amahinajara. Bruce rero agiye, ntago yari ari mu bintu. Yego ariho hano nari mvuze ngo yararakaye kubera iki? Kubera ko yagezeho noneho bakamukonfirima. Uri kumva Jara, nibyo byabaye. Nuko Bruce Melody yiyensereye mu mwandiko, nuko nguko Emirene yageze ariyakira aravuga ngo birarangiye kope tuyivuyemo. Yego none se nishorere ngende ntakazi ntamafaranga n'ibyo nari njyanye nabyo byanze. Ariyakira aravuga ati aba bana ntacyo baba bakora, n'ubundi akazi nkishoboreye. Arabananiza. Hari ukuntu utanirukana umuntu direct ariko ukabananiza. Narabikubwiye ubushize. Ubu bose babaye iki? Ubu bose bagerageze bakura amaboko mu mufuka. Ubu disi bose bari barashyize amaboko mu mufuka, nabonye batangiye kwisabaganya. Ariko nka Daniel Rurema we wabonaga ko ari umuntu uri timide utavuga, yari umuntu wo kwandika. Ariko nka Fred nukuri ashinze na shene ye n'abayumbe bamushyigikira, nukuri bakandaho. Ega ni bimwe natangiye nkubwira, nawe burababona yarataye, yarijanditse muri showbiz na ba Debe, yaje se bakamushyigikira. Buriya baba bavuga ati yarataye, umwana wacu yarataye, ati nyaboneka ati mutabare. Nyina nawe ati Debe ni wanjye nibicyakira. Urabyumva Jara? Mbwira nawe uyu mwandiko unyinjize ngo narababeshye. Nawe ubwe yari breakingiraga, nawe agahinda kazakindura abantu n'ibiyago yavuze. Muveho muvuge ibyo. What goes around Rolf Karuma harya naciye uwo mugani wa Rolf Karuma kurinda ukuntu. None Emirene
nzaze mbabwire si bya mama. Okay. Eh. Ntacyo reka tubivuge Ubuse reka ni nawe tubivuge. yandeba ijisho ribi. Oya ntacyo bireke ibyo ngibyo utaza kwinjira ahandi hantu mu kindi cyumba. Tuba tugomba kugira aho tugarukira. Buretse gato. Ese jana ubu nge simenye ibintu byandagaza abantu nkamenya uburyo mbigendamo, nkamenya ukuntu nkumira, ugomba kubereka ukuntu mberereka, kuko iyo ni brand yanjye yo kwandagaza abantu. Ariko nanone nimba umuntu ari kuri iyi mihanda cyangwa tukavuga amakuru, reka tugaruke tubabwire naho n'ukuntu byagenze, tunabwire naho byerekera. Mbibutse ko ari kaba bose bari barabonye visa, byibuze atakaje menshi yarayibonye, nubwo bakeneye ukundi kuntu bari buze kwisabaganya. Ariko main cope yarafirinze, kandi abantu bagombaga kujyana muri iyi mpeshyi babisimbujemo Bruce Melody mu kwa kangahe. Ndara nicaye jara jya umfasha umukada nari nzi ko ndibukubaze n'ibindi bintu bitandukanye, ariko umwanya muremure ndumva uwumaze kuri uwo mwandiko winjiramo neza udusobanurira kugira ngo usasire usobanure ko twinjiye muri gospel. Aba ni abakozi b'Imana, Emirene wabona n'abajyanye Australia, why not Finland, kazi bajyana za Helsinki. Ni ibintu nanone gusa iriya kope twavugaga yarapfuye, ariko umwandiko nyamukuru nuko nta mugore Emirene yigeze. Nicyo kintu cyagishingiye kuri ibi. Mu gihe abantu benshi urabizi na mama we yitaba Imana, tukomeze tunamwihanganishe, yaranabivuze aravuga ati mama ugiye hakiri kare haburaga gato, abantu bakanavuga se n'ubukwe yaragiye gukora naho umuntu bavuze oya yari muri kope yo kugira ngo yibonere ukuntu agera mu gihugu cy'isezerano, anaspendinga menshi akubye nka gatatu nk'ay'umunyeshuri ajya gutanga. Iyo na prayinga nk'umunyeshuri akabona visa, yatanze amafaranga yikubye kangahe, ategera abandi akodesha ibiki. Aba badumba bazi realite yabaye, bazi ibyo yaciyemo, bazi igikomere ntibamuvamo. Aba bibitse byinshi. Ese nkanjye umukada mbiceho hejuru uze kunsebye utangire ngo narababeshye. Cyangwa satani yaritambitse. Kwa Julienne bigende bite? Nizirangiza zikamwa iki? Wa muhondo neza rwose. Shaba mukada reka mpiniraha inkuru wambwiye nyisoje narabye nabiguteguje. Abantu bageze kuri uyu munota bagende bumva hano natangire nkwepi iyi nkuru, biba bibabaje. Yenda twe nitwandagaze twinjire mu bintu bitari ngombwa, ariko kameme abantu bazi showbiz babyumvise. Aya niyo makuru ndara ntohoza. Umva ikibabaje, umwe muri iyi tiriyo nanamaze no kumenya izina rye, twabonye Queen Nene, twabonye Fabien na Enzo. Muraza kumubona mu cyumweru gitaha umunyamakuru yamuteretse Montreal muri interview yasobanura iby'iki gitaramo cya Melody. Ziko na Big Energy yari yabyikijeho ngo ko mutari kuvuga ko igitaramo cyapfubye cya Melody. Ntago cyapfubye, nta matariki yahindutse. Naho tuwatambuka haraza interview y'umwe muri aba, ubwo nzaca amarenga nisohoka nyine mbabwira ati mugende mwumve mukurikire, ariko tujye tuza mbere muri wa mujyo wanjye nawe wisoreza shaka nk'utundi tuntu nk'umunota umurenza. Oya mukada birandenze, ntari napanze nge narinje muri showbiz ngo nkubwire ukuntu za Fine Girl ziri gukorerwa remix na za Party 2. Kera Pifura yahoraga avuga ngo indirimbo ngo Party 1 ngo Party 2, none ubu indirimbo nk'ubutumwa Party 1 na Party 2 akashize akabaraje ngo ntuzankinishe Party 1 na remix ukumva. Ubwo rero aho naho narinzi ko ndibuze muri za Fine. Nari bukubaza ibintu byinshi. Oya nge nari naje ahanini atari gospel, nuko twayitangiriyeho. Nzi ko ndibukubaze kuri abantu bacu njye no kuri yari gospel kameme hari utushati twambara nanone twiza nanone. Nari nzi ko ndibukubaze kuri ibi bya binkundura gusohora kwa ba Melody. Nabonye indirimbo igiye kuza miliyoni bitarenze iminsi 3. Nabonye The Ben nawe ya no kuvuga ngo atazanye ishanga nta kintu yakima. Rega narabikubwiye ati utuze turavomerwa. Ariko ikimbabaza cya The Ben no gutanga miliyoni 2,500 kuri promotion y'indirimbo, akumva ko ngo abana ngo yaguriye ibyayi ngo ari bo ngo bazapromotinga. Nabyo byigeho
ibaze abantu utazi uzariya amafaranga iyo meyatana yakandiremo ikinege ni mu gitorora nimugora akaza The Choice akayimenamo 5 akajya kuri MI yenda aho ni inzigo reka ndi handi Kiss FM oya nakujyeho ubu se nakumiranye abanda ariko ze noneho nageza Kiss FM ageza BNB bamwamamaze ngiye bandeke bampa amahoro mbe ndi hagati kandi n'aka kazi dukora hari ikindi kintu dukuramo kandi tumeze neza hari n'ukuntu haranira na byinshi ukabura na duke wari ufite kandi njye mfite umwimerere wanjye ngira niyandiranse yo kwihanganira ibintu zimitu n'amamejo ndumuvandimwe inkuru yansebye nandi ndi kumwe n'umuvandimwe agiye kugurisha agatwi reba kandi kabazo mbaza oya kadusoze nabonye Chrisizi ari komeje guca impaka naramubuze by the way ariko mbona ari mu bitaramo bya iwacu na muzika jara ukomoje kuri izi tuve no mu matimu timu se harubwo tuzamamaza ngaha bafite umurongo wabo n'abanyamakuru babo nyine nanjye kuvuga ngo Melody we ntiyahabonetse yavuze ngo ataza kuhakorera impanuka ntiwabibonye ngo ku buryo bwo kwirinda ngo tudakora impanuka ni byinshi ariko tumuveho ntago twasoze iyi nkuru tudashimiye Darago arazwi ntutangire kuvuga ngo okay boss Kina muzamukeho Kina Music nabonye ahubwo ubwo nanjye byo ngiye kubaza ko yazanye impano nshya Kina Music izwiho kudasquata kenshi kandi ngiye kuzana impano nshya se cyangwa ni ibi byo kumenya ayo makuru araho nyina impacting ibyo ahise nago impacting ko birafasha Kerema nayo azamushoramo n'icyo azakuramo ariko bifashe n'uwo mwana tujye turamushusho uwo mwana ntacyo azamarira umuziki Kerema ntago twirirwaga tuvuga ngo bamarina bahubanuza ku rubyiniro ejo bundi yaragiye uyu mupapa ajya mu gitaramo cya Dani Nanone iminsi myinshi ahageze Dani yari afite management iri kumufasha kwishyura abahanzi ngo babaha ko gafanta babishyurire n'abantu bari bubacurangire ko bari baje kumusapotinga urabona ko nta kintu arageraho abahanzi bose yishyuye yahaye amafaranga banga kuririmba Dani Nanone igitaramo cyagomba gutangira saa 12 kiragenda kigwa saa 5 bigeze mu masaa 4 nibwo Darago yavuze ati turararaha ko twaje gusapotinga umuhungu wacu wa kera turararaha ni iki kibazo cyabaye arahaguruka za backstage ahageze areba umuntu bavugana aho ngaho umwe ari muri iyi game kuri cya gitangaza makuru tumwe araramubwira ati banze banze ati mpuzana Dani hahita ajya muri room yari irimo Dani byagenze bite aramuririra ati banze na Gatunda uramuzi na Pifra nawe yanze nuko bose bavuze bariya bose banze kuririmba ubwo mbyibukiye kuri Chrisizi uza gati yamugaraguje Chrisizi ni umurokore nawe ngiye kuzanongera hiri jambo ni bangahe maze kukubwira Chrisizi yagaraguje agati ngize ukuri n'imanza zikaza zigapfuba n'amadosi yagapfuba badumba bakarira ari abagabo babyaye gatatu hari ahantu biva nubwo abababura ikiyo kumenya ukuntu bakurikiranye ibintu ngo byumvikane muri societe ariko Chrisizi nawe ntiyoroshye ari mu bantu bagaraguje agati umuntu bita Dani Nanone icyo gihe uzaga cya Darago yakoze yahise afata icyemezo cyane y'ubwoba aravuga ati aba bose birukane basohoraha hasigaremo abantu babiri Knowless wanjye ahita azamuka kuri stage akubure bimwe twita gukubura ahita kurikirana na Christopher nawe ndacyamufite ijambo ndamutegeka wituzuru wa gatatu witukubita usoza igitaramo abandi bose tuzahangana nabo tubarutse ibyo twabahaye ubwoba bwarabatamiye batangira gusaba ati ninde ubanza ninde wabanza ati oya ni Knowless byabaye kwisha byabaye utangiye guseka shimira Darago katumushimira
aba bapapa ni abasiniya kandi bakora za muvu za ngombwa, nubwo yenda hari n'abandi babatera amabuye cyangwa ari ibindi batitwayemo neza, ariko tujye tugira iyi myumvire kandi dushima ibyo gushimwa, ibyo kugaya tubigaye, aho tuberereka, aho dukumira, kandi nanone showbiz tubomore, twizere ko nta lockdown turi bwinjiremo. Shawe yidushyizemo kuri iyi nkuru kabisa. Mwicare mu nyigeho, mwamaze kwibagirwa urwego rwanjye, ndara nicaye, ndara nkurikirana amakuru, ndara ntohoza diaspora naciye impaka, none ngo Melody agiyeyo, uzi inkuru zose nagiye mugendaga bona nono za Amerika, reka ejo bundi ajye Canada, none ibirindiro dore amakuru do abantu banjye barashinyitse, none ndajya mbavunderera ngo ari amatimu, ubundi timu tuzigarutsemo gute? Ako wanyangije Jara. Bireke. Kadusoze aho ngaho. Dusozanye turasoma uwe murongo none hora. Yesu we, najyaga ngira verset biblique 10. Verset biblique tubwira ihise Reba bimfashemo nukuri watangiye tuvuga gospel. Dushake nk'umurongo twasozanye iyi nkuru, twagiye tuvuga ibintu bitandukanye. Ndagira ngo Jara asaze kumbwirira perezida wa Korali do Kigali avuge ngo umukada nawe za Eucharistia ntabwo azireba nabi, kandi ni korali yiteretse. Ikindi kandi mbonyi uze kwibutsa abantu bawe bantume hano muri comment, bantume nimba ndabatohoreza hazakubita kuri Noheli, kuko byamaze kurangira ntabwo ari BK Arena. Ikindi kandi nk'uko twagiye tunabisobanura nuko gospel ho mukomeje kudushyigikira twakitereka neza. Namaze kwinjira muri groupe ya gatatu ya nyuma ya Kabandajiye, uyu mukozi w'Imana y'abantu bagiye kujya bakanda akanyenyeri muri muvomo afite ku mugabane wa Amerika. Ni byinshi ndi gutohoza, healing iyo bacitsemo ibice bibiri, ariko nanone nugukumira na akanyenyeri batangije nabo barekrita muri za True Promises babyandujwe na za Ararume, ubwo biyakire yatangije umurimo ni nayo izawusohoza. Aho si muri Yeremiya yatangije umurimo ni nayo izawusohoza, nukuri. Ariko Jara, nge n'umuryango wanjye CR7 nukuri tuzakorera Uwiteka. Mwakire ijambo ry'Imana. Ariko Jara munyagira ikintu umukanda wawe. Uwo ni umukanda rwose. Asoreje muri Yosuwa rwose nta mikino. Akubwira ati we n'inzu ye uko byamera kose bagomba gukorera Uwiteka. Gusa itangiriro 1:29 riravuga ngo kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibiremwa byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo ubuto bwacyo bizabe ibyo kurya byanyu, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose kiguruka gifite ubugingo bihaye ibimera bibisi byose byo kurya byaryo bibe bityo. Aho ujyanye ndahumva gushidikanya nako kwibeshyaho. Nagaye guko rero muturebe mudukunde turabanyu. Uyu ni umukada wanyu mu nkurikiranye kuri social media platform zose, X, Instagram, Twitter. Charles nawe ari kuri Instagram na Twitter. Muturebe mudukunde, gospel twaciye impaka, ibiganiro nk'ibi nakagaruka Emirene. Dufite byinshi twavuga, ariko twebwe hari ibyo tutarengeramo, kandi abatwumva abo tubwira bo baba bumva ko hari byinshi twaretse bakabitwubahira. Imana ibarinde, nakagaruka. Hasta la vista.